rwose mukabyarana ubwo ubu hariho campaign ya Faringanye. President yavuze ngo iki kuri Faringanye? Banzo tubwire nze nkubwire the story behind. Cyose wenda urakigarukaho ariko vuga kuri Faringanye gusa kuri Faringanye gusa. Kuri Faringanye yavuze ko ngo hari umuganga bagiye kumuvuza kumusuzumishaho mbere y'ejo. Ngo babwira ko ari tayi 100%. Nyine ngo ko yakize. Ariko ngo hari indi raporo barategereje y'umuganga wamukoreye operation. Wamukoreye operation. Ngo ubwo niyo bari bategereje ngo bagire gute banzure nimba yaza gukina. Ngo ariko uwo bagiye ku ruhande usanzwe ari umuhanga. Mu bijyanye no gupima no gusuzuma imvune. Ngo babwiye ko yajya mu kibuga gatanga umusaruro. Ngo ari ready. Ngo asigaraho umutoza ku minota ashaka. Gabriel Jesus yavunitse ACL mu kwezi kwa kabiri bakina na Mani muri FA. Faringanye yavunitse mu kwa mbere. Amatariki ndumva ari nka 10 ni mu ntangiriro 12. Gabriel Jesus yavunitse muri 20 gutyo kwa kabiri ariko Gabriel Jesus ntaragaruka. Rayon Sport abari kuri bench. Rayon Sport baravuga ko Faringanye yanze gukina ngo yivumbuye. Uzi icyo abari muri iyo camp barimo bavuga? Camp is yazanye icyo kintu. Hari scripts ziba zanditswe muri uyu mupira ku nyungu z'abantu bamwe na bamwe. Ubwo se nabyo birashyirwa kuri ya nshuti yawe ngo yitwa Nyabyenda. Oya ntabyo arimo, ahubwo nawe bamushyize muri script. Erega nawe yandika script kandi ari n'abandi bandika. Nawe ari muri iyo script ngo akorana nabo. Faringanye bura n'umuntu ujya mu myitozo, sindimo mu defend n'abakinnyi babibabwira. Ni umuntu ujya mu myitozo niwe na restaurant gusohoka. Gabriel Jesus yavunitse ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Urumva ko utari kure yikorera. Faringanye yavunitse 22 z'ukwa kabiri. Si ukwezi kurimo. Ubuvuzi bwo mu Bwongereza Gabriel Jesus ntaragaruka. Barimo baramwintroduiza kuri fede match. Hari n'umuntu arabona Haruna oya ntawo. Haruna Feruze Rayon Sport tuzi nushaka ushyiremo ba mujyanama nushaka ushyiremo n'abaganga bentroduje gute Faringanye. Faringanye haraho yageze yisabira gym imyitozo yo ku ruhande kugira ngo akomere amaguru. Bamwentroduje gute? Baramubwiye ngo urajya kuri fede match urakina iminota 10 kuko Gabriel Jesus bari muri etape yo kujya kuri fede match ntaragera n'igihe cyo gukina iminota 10. Bishobora gufata ukundi kwezi. Ku buvuzi bwo mu Bwongereza urashaka ko Faringanye aza mbere. Dore uko byagenze rero. Faringanye haje ikintu cyo kuvuga ngo yivumbuye ngo ntashaka gukina ngo APR ngo izamujyana. Ngwiki kabare bajye bari ibyo bivuye muri Reyo muri aba bantu bagize komisiyo binjijemo. Turaza kubabwira komisiyo abazigize narazivuze izo komisiyo kugira ngo ziharurire inzira zo kuzagura mu kwa mbere. Yatangiye hari n'abakinnyi ba contacts zo komisiyo n'ubuyobozi butazi turabi ariko nukugira ngo mbe mbereka nyine ukuntu ibintu biba bimeze. Ni ibintu biba byarabaye no ku bwa Tadeyo no ku bwa Uwayezu akajya kubona akabona ikintu kimuguyeho gutya pa umuntu arimo aramugira inama ariko we ntazi ikihisha inyuma. Faringanye arababwira ngo njyewe mwansubije kwa Bukara wambaze akampa go ahead ko ari uzi operation. Rayon Sport imujyana kwa Rutamu. Rutamu barakoranye n'umufizio. Rutamu atanga uburenganzira. Aravuga ati Faringanye yakina. Ariko Faringanye akavuga ngo mwihangane munjyane ku muntu wambaza. Kandi ngende umva ari mukuri. Yego Rutamu ashobora kugupima nk'umufizio ariko si umuntu wakubaza si utanga uburenganzira. Urumva we yasabye ko bamujyana kwa Bukara bamujyana kwa Rutamu. Aho niho ikibazo cyabaye. Kutumvikana na Rayon Sport. Bahita bazana ikintu ngo APR ngo irimo iramuha amafaranga
ngo ntakine kugira ngo azayigemo. Ese APR yo yaba ishaka Faringanye ko arangije amasezerano yamugura kubera yivumbuye cyangwa yamugura kubera yatsinze ibitego? ariko abareo rimwe rimwe nibo bisenyera, kandi rimwe na rimwe ugasanga n'umuyobozi niko abyemera atazi n'ikintu kibiri inyuma. Nganye ibintu byose ukuntu babishyira APR kandi ari ubwabo bari kwisenyera ibintu byabo. Uribuka ko Yusu bari bamwirukanye? Kandi yari yagiye. Uribuka ko Richard bari bamwirukanye? Hiti murabyibuka cyane. Ibyo byose baba babikoze. Richard we yarababwiye ati nge ndashaka kumenya hakiri kare niba koko mutankeneye. Mfite ikipe yitwa Viziri kunshaka. Iyi ngiyi yaba Kareba na Nyange. Yaramushakaga haravuga ati ndashaka kumenya kare. Viziri ifite n'abamvuye kure Emmanuel Manu. Mu bakinyi bose mwategeye indege mwazanye mwagize mute nta mukinyi Rayon Sport ifite urusha Richard. Oya niwe mukinyi Rayon Sport ku myanya yose nushaka gushyiremo n'aba Yusudianye nabandi umukinyi ubu ngubu niwe meilleur joueur wa Rayon Sport sofa Richard ndayishimiye. Rero mu Rwanda mafia mba nkubwira hari abantu baba batishimiye umukinyi ukina birambye, none se reka bashaka ko akina akagenda mu kwa mbere bakagura abandi. Ni nayo mpamvu ndimo mburira Murenzi na RGB numvise ngo hari amafaranga bagiye kubaho cyane, turabigarukaho bashyiremo gufunga. Umuntu arabara akavuga ati bagiye gushyiramo iryitanu, bashyiremo gufunga, ndagura abakinnyi 150. Ukumva kanyizo ndagura abakinnyi 150, 80 ndazibika cyangwa tuzigabane. Babibariye gutyo. Niyo mpamvu mvuga ngo amafaranga na RGB sinza hari buve nako. Oya amafaranga Rayon Sport ibona, amafaranga Rayon Sport ibubone hajyemo no gufungwa, abantu bafungwe. Niba yanyereza nkuko basanzwe bayanyereza ugasanga umuntu yaguze umuki. Erega izi komisiyo ziriho hari amakosa bashyize kuri Tadeyo, nanjye mbyemera ko araye kuko niwe wari umuyobozi arabyemera. Ariko Murenzi naze kugwa muri iyo mitego yabo bantu baba bashushanya ko ni nacyo nari kumva. Dirisa ko yateyazanywe nande ko yatese si yazanywe na Simuvunyira. Oya ntabwo ari we, ntaba bagacinya ni bagacinya. Ahubwo ko yatete umuvugaho hari umuntu umbwiye ngo yakinye match cyo ifungura ni Mubaraka mugenzi wacu umunyamakuru kuri za ya mibare y'abafite ahita ngo yakinye match ya Kiyovu ifungura Rayon Sport cyo ku itsinda bine Oya yatsinze 2 ku busa bya Sumani ya Sumani. Ko yatengo niwe wabanjemo. Ariko n'umunyezamu utari kuri level. Yego ngo gace ibyo birashimangira bimwe twavugaga. Izamu rya Reyo kuri journée ya 9 journée 9 imaze gukina nta utarajya amaze kujyamo abanyezamu 3 bose. Abakinnyi 10 abakinnyi bose baguze muri bamaze gukina muri Axe. Rayon Sport yaguze numero 3 bose bamaze gukina. Rayon Sport yaguze abakinnyi bangahe 17 muri uyu mwaka. Irimo iravuga Murenzi yavuze ko bazagura bangahe? Ni Olivier wabivuze kuko ni ushinzwe ibya technique yavuze ko bazongera abakinnyi 5 nta gihindutse. Abakinnyi 22 sezimwe itaranarangira ukwa karindwi n'ukwa mbere. Kandi abazabagura barimo ba Prosper na bagacinya bari muri komite ya Nibo baguze Mohamed Sheri, nibo baguze Dirisa Koyate, nibo baguze Musore Ntarindwa Aimable, Dirisa Kuyate, Toni Kitoga nawe buriya nuwa bagacinya bamukoye hariya bamurwana na za Gorira. Umukinnyi mwiza. Nibo baguze Asanana. Asanana ndabyibuka mu Nzove akora teste. Nibo baguze Dafe, Abdoulaye Jaro, nibo baguze Dafe. Ubu nibo barimo. Hari icyo babajijwe? Hari abantu batunzwe n'amayikipe. Niyo mpamvu ndimo mvuga nti amafaranga Rayon Sport iri bubone. Murenzi aragwa mu mutego w'abantu barimo bamushushanyiriza inzira kugira ngo nongere mbisubiremo. Mu Rwanda hari abantu baba batifuza umuntu ukora ibintu birambye kuko nibiramba mu kwa mbere ukagura umukinnyi umwe ashahara abantu bari buhombe benshi. Ni ukuri. None se nicyo nshaka nyine gukomozeho kuko hari umufite agence y'umutoza yagiye contact abo bakinnyi ba Sheri Mohamed bandi niyo igomba gukora ibishoboka byose aba bafare bakagenda bakazana abandi se bakazana abandi. Ubwo abantu bakunda Rayon. Ese Fure wamenya bayikunda se bibabwiye iki? Wamenya amakuru ko Rayon ngo ushaka kubigiye kugarura Julien Mete yabikoze umuti. Ibyo bintu wabyumvise icyambere yabikozeho umuti yabanza kabirukankana akababwira ati mujye kure y'ibiro byanjye. Cyo ni icyambere. Ikindi akigisha abantu umupira
uko babona se ubona bakwicara cyangwa bagatuza bahita bakabyemera bamwirukana cyangwa bahita bamwirukana cyangwa bamuzana bagahita bamwiruka abarerega nabo barareba abareyo mbese wahora ubeshya abantu Ikibazo- abareyo nabo barareba ikibazo ni uko afata ibyemezo ko Julien Mete baramukontakise, ntekereza ko amakuru- n'umuntu wamwirukanye nawe aregrete